ukuntu uba ufite agapanu nyine ka gisore nk'aka ngaka utabona ikarayi ugahagarika gutya da ntabwo nkubeshye. Siko nanjye ubwanjye ntangiye kumira amazi kandi ari byo bitetseho. Urabona yuko uraryoshye rwose, hasigaye gushya nuko nanjye biri kuntindira kandi ndashonje mwuka byara mwabwino gaze nubwo hariho akariro gake ariko ikagira biraza kugombera ipanu amavuta ubonye y'ibibagaye niyo yaba ari meza bashyiraho gakeya cyane kugira ngo bitaza gushirira. Turashyira utuvuta duke ku ipanu tubanze tuyishyushyeho gatoya, uragenda uyashyira hose ugashyira akariro gakeya cyane nk'uko mubibona. Amavuta namara gushyuha kandi yakwiriye hose, tubanza dushyireho imigati ibiri itandukanye hari mu mwanya. Bibaye byiza kugira ngo ubone umwanya ukuntu uza kuwujira, mwaka kanya wahita ukata uturungo tumwe na tumwe nk'igitunguru ku buryo uza kubisoza imigati nayo ihiye, ukaza kugenda ureba munsi nimba bitari gushirira ukagenda uwuhindura. Iyo habayeho ibara rijya gusa nk'umuhondo urawuhindura. Yarangiza iya mbere yashya ukayarura ukaba uyishyize iruhande, ugashyiraho noneho n'ayandi ya kabiri.
neza ukakubita amagi 4, shyiramo n'akunyu gake, aho ufite na black pepper ukaba wayishyiramo, ariko nanone ku bantu batayifite nabyo nta kibazo, nayo ishyiramo gake ako kuryoshya gusa. Waheza ugashyiramo bya birungo byacu, seleri n'igitunguru bikase. Wamara kuvanga ukongera ugashyiraho utundi tuvuta, nk'uko mubizi umugati uba wanyweye ya mavuta yose, ariko ubu ngubu ushyiraho utwisumbuyeho nanoneho gatoya, kubera yuko biraza kudusaba gukoresha menshi ho gatoya nanone. Ukibuka gushyira ku kariro gakeya kugira bitaza gushirira. Murabona Petite aba yaje kureba uko bikorwa, nayo yazageza dufatanye kwiga. Aheza wamara kubishyiraho rero ukabireka bikabanza bigakubitwa n'umuriro gatoya, bigafata munsi, hejuru naho bikabanza bigafataho gatoya, ukabisanza kugira ngo imigati ize kubona uko ijyaho hose, tuze no kubona n'uwundi murete urengaho tuza gutwikiriza umugati wacu. Ngo kugira ku mugati hose bize kuza ari igi riryoshye, genda ukozaho gutya neza, ukawubura ugashyira ku rundi ruhande, ugakozamo ukawubura ugashyira ku rundi ruhande. Ukabereka hano bikabanza bigafata neza, ariko mu gufata ukagenda ucunganwa nuko amagi aza kugenda hose ajyaho. Bijeje abantu bari ahangaha batangiye kumira amazi amaritiro, umva kubareba nkumirwa, ashaka kubirya bitarashya kuko ntakitonda. Wibuke yuko twashyize ku muriro mukeya kugira ngo bize kugenda byuma neza, ariko nanone munsi bidashiririye, ko nk'uko mubibona kubera yuko hejuru hari umugati, munsi biraza kugombera gufata akanya kugira ngo bize kuva ku ipanu neza. Ugafata ya bata yacu ugashyiraho, arizi twakase duto duto, dushyiraho gutya dukeya byabo bitaza kubiha, none iyo ibayemo nyinshi irabiha. Ugashyiraho
neza ukabona ahagiye hasigara ukagenda ushyiramo ya foromaje yacu. Mu gihe utabonye foromaje nabwo ushobora no gukoresha n'amavuta y'inka. Hanyuma ugahita ubikaho gutya. Ibyo mo imbere, aya magi yo mo imbere nayo niyo mpamvu tuba twahetse ngo abanze yume gutya, kugira ngo nitumara kubikaho imigati yacu bize gukubitwa n'umwuka, byari byatangiye kuma bihite bishya neza. Ahangaha wangiza ugahita wubika iyo wamaze gushyiraho ya migati yacu, ugahita ukatamo kabiri. Kuko abavumbyi duhari. Abavumbyi ndabakubita, hari abatumirwa ahangaha. Wamara gukatamo gutya nibwo usa nk'upfundikiyeho gatoya byo bikubitwa umwuka, washyize ku kariro gake cyane gashoboka. Urabona yuko wagiye ubona n'akariho, muranabibona kubera yuko nyine nkatwe b'abajene tw'abanyeshuri tuba tugomba kwirwanaho. Reba twashyizeho n'umupfundikizo, ntabwo ari ngombwa yuko abantu birirwa badutekera. Noneho ukareba nimba byahiye, urabonamo hariya ntabwo birashya, ugenda urebamo nyine ukongera ukapfundikira gatoya kugira ngo ukomeze bikubitwe n'umwuka. Nanjye ubwanjye ntangiye kumira amazi kandi ari njye bitetseho. Urabona yuko uraryoshye rwose, ubu hasigaye gushya. Nuko nanjye biri kuntindira kandi ndashonje mwuka byara mwabwiye ino gaze, nubwo hariho akariro gake ariko ikagira ngo iyo ubona noneho byamaze kuma ubona kuzimya. Urabona nk'uko nabibabwiye, uyu nguyu ushobora kuwurya wenyine, ariko uyu nguyu nkanjye nawurya. Aba nabo bazi kwitekera ibyabo. Rero twishinze twebwe guteka ariko ibintu bigiye kugura. Tubanza turya iby'umuhanda zabizana ejo nicyo cyane. Irire mbareke gusa hari ibintu gutinda. Njye ni kare akadodo tuje mu kizima tinze bikaba
ese umunwa wawe urahura ndetse kimwe tugaza guhangara sinabigishije se ujya guteka twiza ariko ntabwo tugiye kuzajya ikindi gihe tugaprofitira mu kavuyo ubu ngubu ubundi ibi ngibi byari ibyanjye gusa nanjye nzajya ntego nayo niyo mpamvu urega isoko rivamereza rero niyo mpamvu ikize niyo mpamvu uzi guteka igihe cyonyine arengejeho ariko se iyo mugura umuriro kurya hatabona ubusa abantu barababona nawe iyo bihawe umuntu wawe ibihangano iyo aza gutwara kuza kudusaba bari kubasaba mukabaha